Stories ku mbuga. Urajyahe ko The Ben yasohoye indiri. Urajyahe ko The Ben kubwira kantu mutemo. Urajyahe ko The Ben yatwitse. Urajyahe kangutemo. Ndajya hamwe yajyaga giyo nazisohoye. umva kumenya ko ufite umutima mubi. Kumenya ko ufite igitima cy'abakafiri. Icyo ni igitima cy'abakafiri. Nakoze iki na media postinze dore ko media yibya. Wanga gupostinga ufite urutima rw'abakafiri. Nakoze ninde wabwiye ko ngiye nkora promotion Dumba. Wewe wa postinze byawe. Nose wajya postinga. Uratangi. Yago yabwiye Philipita ngo ntago turi inshuti. Ariko nyine I support kandi nakariri Monikeza ariko ntago ndibuga posting. I'm sorry nyine kubera ko umuco nawo dufitanye twembe. Umva Bruce, kwanza banzu uje muri kamera neza ngo abantu barimo barakureba. Bari barareba umusatsi gusa. Ndi kugerageza ngo nkumve hano rurusaku men. Bwira saga gendiriye. Iriya se ni iriya babibwira abantu mani bavuye muri za Mumutara. Bro. Ufite igitima cy'abakafiri. Uje gupromoting indirimbo ya The Ben hano mite nkumanura. Manuru gusubire ku bantu ba maganani. Manuru usubire ku bantu ba maganani. Abanyarwanda barankunda nije utwika ino mihanda bro. Ngira gutya turebe. Oya. Niba ari igikorwa kiri unprofessionalism Bruce Melodie aba akoze ni iki kubera ko kujya imbere ya camera cyangwa se kuri social media wangiza ukavuga ngo indirimbo ni nziza ariko ntayo ndi posting. Oh my godness. This is too much. Nago umuhanzi nka Bruce Melodie cyangwa se itayiwacu itangaza ku professionalism bwiwe cyangwa se ku professionel bwiwe asanganwe yakifashe akavuga gutya wapi kabisa ibi bintu wapi ni ibintu nyine ubona ko ntago byari byo yari guhakana ubundi buryo ariko gwituza ukahita werura ugahita uvuga ni ntago ibyo nzago twikorerana ntabyo mukoreye ariko se support twirirwa dusaba abahanzi nyarwanda cyangwa se ubufatanye twirirwa dusaba abahanzi nyarwanda buzava hehe mu gihe umuhanzi nka Bruce Melodie cyangwa se nk'urwa Bruce Melodie azi imbere ya makamera cyangwa se kuri social media akavuga ni ngindirimbo niza ariko ntayo ndi posting. Mwibutsa ko iyo ndirimbo bari kuvuga ni indirimbo ya The Ben yise ni Forever kuri ubu ngubu nyine ari indirimbo yasohotse nyuma yo gusaba no gukwa umukunzi wiwe wikeza Pamela ni mu muhango wabereye hari ya Irusororo kuri Jaria Garden kubera ko ariho nyine umuhango wabereye byari ibirori biryoshye cyane biryoheye ijisho rero byaje no kuviramo nkuko nyine nahoze mbabwira ni ibintu byose The Ben ari gukora n'ubundi ni copy paste ya Medi kubera ko Medi nawe akantu kose naga gukora kecyanye nuko yataga asora indirimbo nyine mu gihe ari kuvugwa ari hit gahita asora karimba. Ibyo rero byanafashije zimwe mu ndirimbo ziwe kugenda zitumbagira cyane nkaho iya mbere yamanje gukora yitwa Maiva niba nibeshye neza yitwa Maiva kugeza kuri ubu ngubu iri mu ndirimbo nazo zimaze kurebwa cyane kubera ko imaze gustreaminga cyangwa se imaze kugira views miliyoni 32 mu gihe cy'imyaka 2. Ibi rero byo gusora indirimbo uri kuvugwa uri trend ni ibintu byanga byakunda na mugenzi we The Ben yamwigiyeho kubera ko urumva mu myaka 2 miliyoni 32 ni ikintu kiba kiremereye kandi koko wajya no kureba iyi ndirimbo ya The Ben ni Forever yakoreye umukunzi wiwe uwo nta wundi ni wikeza Pamela nyuma yo kumusaba no kumukwa ahita amukorera indirimbo yise ni Forever kugeza kuri ubu mu masaha 18 gusa imaze gushyitsa 400,000.
uri kumva nyine mu masaha 18 so urumva umunsi ushaka kuza kujya kuzura miliyoni mirakabakaba kuri iyi ndirimbo urumva nyine nakana aba yarize nyine na experience yavanye kuri mugenzi we Melodie gukora indirimbo ijyanye n'ibihurimo ariko nanone ukayikora uri trend. So rero iyi ndirimbo rero ni Forever niyo Bruce Melodie yavugaga ko atari bwigera postinga yewe abantu benshi bayipostinze abantu bakomeye yaba na Ngabo Medal yayipostinze ni ubwo ni Melodie ndi kuvuga n'abandi benshi bagiye abapostinga indirimbo kubera ko ni ya mbere igaragayemo umukunzi we birumvikana of course wikeza Pamela agaragara muri indirimbo ni Forever ariko icyo nagarukagaho nyine n'uburyo nyine The Ben yakoze aga copy paste nyine akigira kuri mugenzi we Melodie. So rero Bruce Melodie tumugaye tumunenge nk'umuhanzi w'umuprofessioneri nk'umuhanzi uzi ibintu abarimo uzi nawe nenda kuba yanavugwa hari kuvuga ukavuga mu buryo butari bwiza mu buryo butari n'ubu ngo bagiye kuvugwa yego ahubwo banayipromotinze kuba yanayivuzeho akavuga nisinda nayipostinga n'umuntu ushaka kubyimba itajya vuga ne reka ngiye kureba iyo ndirimbo Bruce Melodie hanze gupostinga ni mu buryo bwinshi nyine ushaka gupromotinga indirimbo yes ushaka kuyipostinga icyo ni kimwe hanyuma kandi ushobora no kutayipostinga icyo nacyo ni ikindi ariko kutayipostinga ukayivuga ubwo se ikiba kirenze ahubwo icyo ngicyo ni ikiye wayivuze already umuntu wayumvishe agiye guhita ajya kuyireba. So no kuvuga ko rero ubwo yari Bruce Melodie uvuga ni nayo ndi posting ni iki kandi dukoze throwback niba mwibuka neza The Ben yigeze gupostinga indirimbo ya Bruce Melodie yitwa Izina muze gusubira muri archive muraza kwibona neza ko indirimbo uyu The Ben yigeze nyine nawe kuyiririmba nyine arayipostinga we none yifata video inarimo ariko yumva ari no kuyiririmba ubona ko byamushimishije ariko Bruce Melodie araza aravuga ni ibyo ntabwo dusanzwe tubikorana. Yes kurana n'umushora kubyumva kubera ko ni nyinshi nyuma yaho Bruce Melodie yakoze ni nyinshi imbere yaho Bruce Melodie yarakoze kukizo atazi postinga gase ubufatanye nyine ngiye nkomeza kwitsa ku kintu kubera iki badafatanya kubera iki nyine nyine batazamurana kubera iki dora twaza kubera iki abahanzi nyarwanda batabashaka gufatanya buri wese nyine abarebera undi nkaho wagira ngo namufasha nyine ntago namufasha nta kintu nyine kiraba kibaye. Ibyo rero bintu wapi abahanzi nyarwanda bakwiye kwisubiraho bagafatanya mu buzima bwabo bwa buri munsi kubera ko industry nyarwanda izazamuka kubera ko bafatanya ntago izazamuka kubera ko bapingana. Ibyo duhora tunabivuga ukeneye support bakayimuha n'undi uyikeneye bakayimuha kubera ko ubuzima cyangwa se ubuzima bwa industry bisaba gufatana akaboko mukazamurana. So rero ibyo ngiye nabigaye The Ben wowe ushaka kubyishimira kubera ko nabigaye Bruce Melodie kubera ko ibyo ntago ari professional cyangwa se ntago biranga professional kuzimbira ushaka no kubyanga ugaceceka rega banakubaza ugaceceka ariko kuza kuri social media babani iyo ndirimbo ni nziza ariko nge ntayo ndi guposting uhita wumva ko harimo ikintu cy'ikibazo nyine no kudashishoza. Bruce Melodie nsanzwe mfata nk'umuntu ushishoza utekereza ku kintu agiye kuvuga ariko no kuba yanabivuze gutyo nabwo indirimbo nyine n'ubundi byanatumye nyine yiyongerera inuza nyine abantu bajya kwishaka baba benshi dore ko imaze kugeza hafi 400 ku rubuga rwa YouTube byamaze kuyistreaminga bamaze kuyireba. Benshi bagiye batanga feedback nziza bavuga ngo ni nziza abandi bavuga feedback itari nziza. Ibyo byo muri society birasanga kuko ntago ari benshi ba appreciating ikintu wakoze ntago ari benshi nyine bavuga ngo iki kintu wakoze kiraryoshye cyangwa se iki kintu kimeze neza ntago ari benshi bakunze kubivuga ariko ibyo nyine ntago feedback mbi akenshi abantu twese dushaka feedback nziza. Ushaka kuzana muri comment ukambwa no wovuga nabi uvuga gahoro ejo navuga nihuta ukambwa kwaje uvuga gakeya urumva hamwe nyine urumva uvuga gahoro uvuga cyane undi akaza uvuga gakeya uvuga wihuta ukavuga ni ibi bintu se noneho ariko ibyo byose ubigendera none wowe ukareba ibikwiye ukaba ari byo ukora akaba ari byo ugendera akaba ari byo ukomeza ugakora. So rero
indirimbo mukomeze muhireba nyine ni umuhanzi wacu The Ben twari tunamukumbuye ntago mwaruka kumva aririmba cyangwa se akora mu mirya cyangwa se ngo aririmbire abanyarwanda ubwo rero mukomeze mu streaming muhirebe cyane kandi namwe nimwagirwe gukora hano subscribe like share and comment kugira ngo tujye tubana every day every single moment kubera ko ni mwebwe bacu ni mwebwe dukorera ni mwe buri kimwe cyacu cyose hano Astra Vista dore tubana kuri izi mbuga cyangwa se kuri izi stories ku mbuga zitandukanye ngiye nishisha makeya abandi namwe aho muri mwese mukomeze mugurwe neza kandi Imana ikomeze ibahe uburame n'ubugingo mukomeze mushira imbaraga mu byo mukora byose ejo ni cyangwa ejo bizakunda nobody knows nta muntu uzi ejo icyo ateganyije nta muntu uzi mu gitondo ushobora kubyuka uri umukire ushobora kuba ari umukire ukabyuka uri umukene ibyo byose birasanzwe ariko icyo ugomba kuvuga ngo ni uko ugomba kubijyamo byose uri kumwe na Allah subhanahu wa ta'ala cyangwa se Nyagasani Imana yacu. Astra Vista duhure ku zindi stories ku mbuga zitandukanye ngendi shisha makeya. We love you all. Bye.